Inkuru yabaye inkuru ku bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zikoreshwa hano mu Rwanda. Yari inkuru nini cyane ndetse babigarutse ari benshi bashimira uwo bita Charlie Silver. Ni nyuma y'uko abana yari asanzwe afasha mu buzima busanzwe, afasha abana bavuye ku mihanda ndetse n'abana bafite impano zitandukanye, yabakoreye ikintu gikomeye cyane, abahereza amasezerano n'amafaranga menshi azabafasha mu bintu bitandukanye ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Ababyeyi b'abo bana bari bahari, wabonaga ko ari ibintu byiza cyane, babinezerewe, bari bishimye cyane. Gusa kugeza kuri uyu munsi benshi baracyari kugaruka kuri Charlie Silver bavuga bati ese biriya yabitewe n'iki? Hari impamvu nyinshi zitandukanye zabimuteye kubikora, hari impamvu yahisemo bariya abana batanu. Ibi byose nibyo ngira ngo tuganire muri iki kiganiro. Icyo nagusaba ni ugukora subscribe ubundi tukabana kugeza ku musozo. Naho ngewe tugiye kubana ni Anizi Uwingeneye. Muhaye ikaze. Tudatinze reka turebere hamwe impamvu ndetse n'ibikubiye mu masezerano y'aba bana uko ari batanu bagiranye na Charlie Silver. Nk'uko nari maze kubibabwira muri make, icyatumye Charlie Silver agarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bikorera hano mu Rwanda, ahantu hose twagiye tubona Charlie Silver agarukwaho. Nibyo koko yafashe abana batanu n'ubundi bari basanzwe babarizwa mu muryango we wa Charlie Silver Foundation, arangije abaha amasezerano n'amafaranga menshi yahaye bariya abana agomba kubafasha mu buzima busanzwe ndetse no mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ni ibintu byishimiwe na benshi, abantu benshi barabyishimira, gusa akarusha ababyeyi babo babyishimiye kurenzaho rwose, bagaragaza akanyamuneza k'ibibaye ku bana babo. Ariko mbere y'uko dukomeza, reka mbabwire inkuru cyangwa amateka tuyacemo gakeya ya Charlie Silver, ndetse tunarebere hamwe amateka ndetse n'uko byangenze kuri bariya abana batanu bahinduriwe ubuzima n'amateka binyuze muri Charlie Silver Foundation. Hari ibyo ukwiriye kumenya kuri Charlie Silver. Uno ni umubyinnyi wanditse amateka ku isi iyi dutuye ndetse akaba umunyarwandakazi. Ubundi Charlie Silver avuka ku munyarwanda ndetse n'umwongereza. Uyu nguyu akaba akunze kugaragara mu ndirimbo ndetse akaba ari umubyinnyi mpuzamahanga kugeza uyu munsi. Uyu Charlie Silver yabyinnye mu ndirimbo bita This is America, ni indirimbo yanditse amateka, ni indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2018. Kugeza uyu munsi ni indirimbo no muri USA abantu benshi bagarukaho. Murabyibuka yuko muri Nigeria twagiye twumva inkuru zitandukanye bagerageje kwigana iyo ndirimbo, ariko bitewe n'ukuntu bagiye bandika imirongo y'iyo ndirimbo byarangiye ihagaritswe muri Nigeria. Ni indirimbo yakoze amateka ku isi hose. Gusa si ibyo gusa, Charlie Silver afite agahigo ko gutwara igikombe cya MVT Video Music Award for Best Choreography. Iki gihembo yaracyegukanye, kimwe mu bihembo bikomeye Charlie Silver yegukanye cyangwa afite kuri ubu ngubu. Charlie Silver yavutse mu 1994, akaba afite ubwenegihugu bw'Abongereza, akaba azwiho cyane kuba ajya mu mashusho y'indirimbo cyangwa muri video z'abahanzi. Ikindi kandi wamenya kuri Charlie Silver ni uko atigeze akurira hano mu Rwanda, ahubwo yakuriye mu Bwongereza. Ikindi kandi wamenya nuko yagaragaye mu ndirimbo This is America, akanegukana MVT Video Music Award for Best Choreography. Ni umwe mu bakobwa bafite ibikorwa byinshi bitandukanye kandi wagiye agaragara mu bihe bitandukanye mu mafoto ndetse n'amavideo ari kumwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibi byari ukugira ngo tubashe kumusobanukirwa, gusa si cyo kigenderewe kuri uyu munsi kuri Charlie Silver. Tudatinze ku mateka ye, reka twimbike ku nkuru y'abana batanu bahawe amasezerano muri Charlie Silver Foundation. Muri benshi bayibarizwamo, batanu gusa nibo bahawe amasezerano y'ubufatanye na Charlie Silver Foundation. Murabizi neza Charlie Silver Foundation bamaze kubaka izina riremereye, kuko dukunze kubona abahanzi bakomeye cyangwa n'abandi bafite amazina akomeye babifashisha mu bitaramo byabo cyangwa mu ndirimbo zabo bashyira hanze zitandukanye. Rero Charlie Silver Foundation imaze kubaka izina cyane. Ikindi
wavuga kuri Sheri Silver Foundation y'aba bana babarizwamo nuko kuko twavuga nk'abahanzi bakomeye cyangwa abafite amazina akomeye baza mu Rwanda yaba bagiye gukora ibitaramo ntago bashobora kugera mu bitaramo hatabanje kubanza kujya muri Sheri Silver Foundation kureba abana babafasha, cyangwa dore ko Sheri Silver afite abana bamufasha mu gusubiramo indirimbo z'abahanzi ndetse no kuzibyinamo bakabikora neza cyane, kandi nabo bahanzi babifashishije bakabishima ibyo babakoreye. Reka tureke abo bahanzi b'abanyamahanga turebe na hano mu Rwanda mu bahanzi bacu b'abanyarwanda nka Bruce Melody, Kevin Kade, Juno Kizigenza, yewe na Element ndetse n'abandi benshi bageze hariya. Reka turenze amaso tuve kuri bariya bana maze tugere kuri Sheri Silver we nyir'ubwite. Ni umwe mu bagira uruhare rukomeye cyane kugira ngo abo bashyitsi bahagere. Twabonye abitwa ba Beyan, tubona ba Joshua Baraka uherutse no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twagiye tubona kandi abahanzi batandukanye, twabonye Kesi Daniel. Ni byinshi sinabona uko mbisobanura kuri Sheri Silver Foundation, cyane cyane uyihagarariye nka Sheri Silver. Tuvuye kuri ibyo, abo bana bagiye baperforminga mu bihugu bitandukanye nk'Ubufaransa, Suwede, aho hose bagiye bahakorera ibitaramo bikomeye ndetse basiga banahandikisha amateka meza y'ubuhanga n'ubumenyi bafite mu byo bakora buri munsi. Tuve hanze abo baperforminze maze tugere hano mu Rwanda. Biragoye kubona konseri cyangwa igitaramo aba bana batatumiwemo ngo baze kukibyinamo ndetse banagaragaza ubuhanga bwabo. Mwibutse ko kandi no mu nkera y'abahizi ni bamwe mu bagaragaje ubuhanga mu mbyino. Tugumye kuvuga iby'ibitaramo by'aba bana ndetse n'iyi foundation Sheri Silver ahagarariye, ntabwo twabivamo bwakira bugacya. Ahubwo reka nkwibutse icyo bita Silver Girl Night. Ni kimwe mu byo Sheri Silver ategura byiza cyane, biba birimo ibyamamare ndetse n'aba bana bari muri Sheri Silver Foundation bakahaboneka bagaperforminga. Ni byinshi cyane Sheri Silver Foundation amaze kugeraho bitandukanye, kandi n'izina rimaze kumenyekana hose haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nkundira tujye ku nkuru y'uyu munsi yatumye yongera kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru bitandukanye, maze wongere unkundire umanuke muri komenti umbwira uko ibi bintu Sheri Silver yakoreye aba bana uko wabyakiriye. Dore ko yaranasanzwe abafasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi, hakabafasha mu mpano agenda bagenera, harimo kubamenyera ibikoresho by'ishuri no kubambika imyambaro bakeneye. Rero byose n'ubundi yarasanzwe abikora. Hari benshi yagiye akura ku muhanda murabizi, kandi ni ibintu tutarirwa tubivugaho cyane kuko iyi nkuru si nshyashya mu matwi yawe. Inkuru ahubwo muri abo bana benshi yaje gufatamo abana 5 arangije abasinyisha kontara cyangwa abaha amasezerano y'ubufatanye. Ni kontara yaje ikurikirana amafaranga menshi bahawe. Ni ibintu byiza cyane cyane byakoze ku mitima y'ababyeyi babo bana, byari byishimo ku bana ndetse n'ababyeyi. Muri abo bana harimo Sami, uyu muramuzi cyane, ni umwe mu bana b'abahanga, akaba umuririmbyi mwiza cyane, yewe akaba n'umubyinnyi mwiza cyane. Mu itsinda rya Sheri Silver Foundation yagiye agaragaza ubuhanga binyuze mu bihangano bagiye bakora ndetse no mu bikorwa bagiye bagaragaramo mu bihe bitandukanye. Uyu mwana Sami benshi muramuzi, akunze kugaragara yiyambariye agatambaro mu mutwe k'umukara. Ni umuhanga cyane, ndakeka benshi mumuzi. Si Sami gusa kandi harimo na Denzo. Denzo rero we iyo tumugezeho benshi batangira kwibaza impamvu n'ubundi Sheri Silver atari yarigeze amuha amasezerano mbere hose, bitewe nuko Denzo ari umuhanga. Uyu Denzo rero muramwibuka cyane muri Sambolera, yarari muri video yayo, muramwibuka kandi mu mashimwe ya Fireman na Chris Easy. Iyi ndirimbo nayo yayibonetsemo. Sheri Silver Foundation Denizo abarizwamo yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye no mu ndirimbo, ku mastage menshi yagaragayemo arimo kubyina. Denzo kandi ari mu bana bagaragaje ubuhanga bukomeye cyane. Mama wa Denizo mwabonye uburyo yari yishimye cyane kubona umwana we ahabwa amasezerano na Sheri Silver. Kandi mwabonye ko no muri video iheruka gukorwa y'indirimbo Mama, uyu mwana yafatanyijemo na mama we mu kugaragara mu mashusho y'indirimbo yayo, dore ko yari n'indirimbo nziza cyane. Denizo nawe rero yaje guhabwa amasezerano na Sheri Silver. Si Sami na Denizo gusa, ahubwo hari na Iranzi Rap.
Iranzi Rapper niyo mazina yamenyekanyeho ku mbuga nkoranyambaga. Ni umwe mu bana b'abahanga cyane mu ndirimbo zitandukanye yagiye abigaragaza. Ni umwana wagiye agaragaza n'ubundi buhanga cyane, harimo no gutera amasiporo menshi cyane, cyangwa tukaba twanamwita umukorobate. Ni umuhanga cyane. Noneho twagera ku kijyanye no kurapa, ibyo ni ibindi bindi. Reka se ahubwo tuve mu kurapa ubundi tujye mu mbyino za danse moderne. Aho ngaho ho ntacyo twakwirwa tukivugaho. Manzi Rap ni umuhanga cyane, nawe rero kimwe n'abandi bana n'undi basanzwe babana muri Shari Silver Foundation, nawe yahawe amasezerano. Undi wahawe amasezerano ni The Kilo The Drama, niyo mazina benshi bamuziho ku mbuga nkoranyambaga. Ayo niyo mazina twamumenyeho cyane, gusa nawe ni umwana w'umuhanga muri Shari Silver Foundation. Murabyibuka kandi mu minsi yashize saga yabaye kuri uyu mwana, benshi bavuga bati ese kubera iki Shari Silver atigeze avuza uriya mwana kiriya kibazo cy'amenyo yari afite, dore ko benshi bagiye banamutuka bakanakoresha amagambo atari meza amukomeretsa, bavuga yuko afite amenyo mabi. Ni nyuma rero yuko ibyo ngibyo bivuzwe haje kugaragara video Shari Silver yavuje uyu mwana, ndetse kandi umwana kugeza kuri uyu munsi ameze neza cyane, ari mu bari gushima Imana. Uyu mwana ni umwe mu bahanga mu gucuranga ndetse no gukoma ingoma. Ni umwe kandi mu bahanga mu kuririmba, mwagiye mumubona mu bahanzi yagiye atungura. Murabyibuka muri Zanzibar ubwo yatunguraga Diamond, haramutungura cyane mu buhanga bwinshi bwo gukubita sembari. Ni ibintu byabaye byiza cyane, wabonaga ko ababyeyi be bari babyishimiye kubona umwana wabo nawe yahawe amasezerano muri Shari Silver Foundation. Undi kandi wahawe amasezerano ni umukobwa Naomi. Ku mbuga nkoranyambaga yitwa Stage Naomi. Stage Naomi ni umwe mu babyinnyi beza cyane, akaba umuririmbyi mwiza cyane, kandi akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Ibyo si byo gushakisha, ibyo tubimuziho ni umuhanga muri byo rwose. Uyu mwana w'umukobwa nawe yashyize umukono ku masezerano yagiranye na Shari Silver Foundation. Aba nibo bana batanu bahawe kontara na Shari Silver mu bufatanye cyane, yewe anabafashe gukabya inzozi zabo binyuze mu bikorwa byabo bya buri munsi. Kandi icyatumye ibi bintu bidasanzwe ni uko bitamenyerewe cyane, ntabwo ari ibintu bisanzwe mu mafoundation atandukanye kubona abantu bahabwa kontara kugira ngo babashe kugira icyo bigezaho. Kandi n'ubusanzwe Shari Silver yarasanzwe abafasha mu buzima busanzwe, mu kwambara, mu kurya, mu kwiga, byinshi cyane yarasanzwe abakorera. None kuri uyu munsi yarenze ibyo byose arangije abahereza kontara. Igikorwa cyiza cyane yakoreye aba bana ndetse n'imiryango baturukamo. Kugeza uyu munsi abo bana bari muri management ya Shari Silver Foundation, n'ubundi bari basanzwe babarizwamo. Umunsi ku munsi rero tugiye kuzajya tubona ibikorwa bikomeye, biremereye, bifite imbaraga, birenze ibyo twari dusanzwe tubabonaho. Nyuma y'ibyo benshi bakomeje kwibaza bati kubera iki yahisemo bariya bana batanu. Aba bana batanu impamvu yabahisemo ni uko mu bikorwa bamaze iminsi bakora, abo bana nibo baza ku ruhembe rw'imbere, cyangwa se nibo bagaragara mu bikorwa bikomeye cyane. Niyo mpamvu bisa naho ari we yahereyeho. Gusa kandi binyuze muri Shari Silver Foundation batangaje yuko umunsi ku wundi n'undi wese bazajya babonamo impano, cyangwa bazajya babona yitwara neza agaragaza ubudasa mu byo akora, bazagenda bamusinyisha amasezerano cyangwa se icyo bita kontara. Kugeza ubu Shari Silver ari gushimirwa na benshi, cyane cyane by'umwihariko abafite abana muri Shari Silver Foundation baramushimira umunsi ku wundi, dore ko n'ubundi ibyo yari yakoze byari ibintu birenze cyane. Kuba yafata abana akabakura ku mihanda, yewe akareba n'abana bafite impano akabazamura kugira bagere aho bagera, ibyo byari n'ibintu bikomeye cyane. Noneho arenzaho kongera kubahereza kontara, n'ubu ngubu benshi baracyari kumushimira. Nawe ndagushimiye wankurikiranye. Nibisanzwe kandi yaranizia uwingeneye. Icyo nasaba ni kimwe gusa, ni ugukanda subscribe, ubundi tukajya tubana mu biganiro bitandukanye. Mwibutsa ko kandi ibiganiro biryoshye kandi bisukuye nta handi wabisanga uretse kuri Aniza TV Show. Ndabashimiye.